Revenez fraîchement d'Uvira, sur Exactement. laquelle vous nous avez même pas donné de... Oui, effectivement, nous sommes arrivés. Cyo ni ikiganiro cyaganiriwe n'umunyamakuru ndetse n'umunyapolitike muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho bagarutse ku bintu byinshi bavuga ku Rwanda, ku masezerano ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'u Rwanda basinye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Si ibyo gusa kandi banavuze uburyo M23 na Twirwaneho bashimuse abaturage bo mu bwoko bw'abanyamurenge, bakavuga ko ari ukubarengera ariko nyamara aribo babashimuse. Nibyo tugiye kumva. Ndagira ngo tubane ndetse muri kino kiganiro kuva gitangiye no kugeza kirangiye, ubundi tubanze twumve ngo bari kuvuga ibiki. Revenez fraîchement d'Uvira, sur Exactement. laquelle vous nous avez Urebye situation iri muri Uvira ishobora kongera gufatwa. Oya reka nkubwire, ntago ibyo ngibyo bishoboka. Biriya byose ubona bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika no kuba bifitanye imikoranire myiza na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, harimo abanyepolitike bo hirya no hino bitari gushimisha. Mwabonye ejo bundi inshuti zacu zikunda igihugu cyabo ndetse zaje kwifatanya natwe ndetse zikajya no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo zivuye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ndetse bakaza no kuruhukira Bujumbura. Turabizi neza ko biriya byababaje bamwe mu banyepolitike baba mu Rwanda ndetse n'abandi batavuga rumwe batanashyigikiye ubutegetsi bwa Antonio Felix Tshisekedi, kubera ko bagaragaje ukuri. Ati biriya nibyo bigaragaza ko bari abo mu bwoko bw'abanyamurenge barafatwa bagapfukiranwa bakabwabwaho ibitero, ubundi bakababeshya ko byakozwe na leta, nyamara ntabwo ari kuba byagenze. Ati buriya Twirwaneho ikorana na M23 nabo ubwabo bari tubafata nk'ibyihebe baje kubungabanya umutekano, ndetse bamwe baratwigumura. Usibye ko harimwe abarebye kure bakabona ko bari guhinduka ubwenge n'u Rwanda, bagafata umwanzuro wo kuza kwishikiriza inzego zacu z'umutekano, ubundi bakemera gukorana natwe mu buryo busesuye. Rwose uko bibona, ukabona situation ziri kubera muri Uvira, ukabona situation ziri kubera mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ukabona situation z'u Rwanda n'ibindi bigiye bitandukanye, byose ukomeza kubona byose ni bya politike. Muranyihanganira amajwi nsa nk'uyakubye kuko ntago ari ayacu. Ubundi tugiye gutangira twumve ijwi ryanjye ndetse mbigusobanura neza ukuntu yagiye bivugaho, akavuga ku Rwanda, akavuga ku gisirikare cy'u Rwanda kiri muri za Mozambique. Uyu munyapolitike yagiye bisobanura kandi ko kandi nabyo bibazo mwajyaga mwibaza ngo ese ngo Uvira yarafashwe, Uvira bimeze gute, umutekano no muri Uvira bimeze gute, ese intwaro FARDC kano kanyiri kurwanisha bimeze gute. Amakuru y'inguyu yasobanuye, yavuze ko ku ruhande rwa Tshisekedi ari umuperezida kandi ukomeje gukora ibishoboka byose kugira ngo arebe ko yagarura amahoro mu burasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo. Ndetse muri iki kiganiro aho yageze avugamwo na wa muhungu wa Habyarimana, Jean-Luc Habyarimana, avuga ko umunyamakuru kazi yamubajije ngo ati ko tumaze iminsi tubona ko buriya perezida Antonio Felix Tshisekedi biri kuvuga ko cyangwa se u Rwanda rwareze ko acuditse, nk'uko twabonye mu bitangazamakuru bikomoka mu Rwanda, acuditse ngo n'umuhungu wahoze ari perezida wa Habyarimana, perezida w'u Rwanda mu bihe byabanje. Ndetse turaje twumva ibyo uyu munyapolitike yamusubije. Byose nandi kubyumvira hano, mbanje kugusaba gukanda subscribe ndega nduwanyu. Nge nitwa Olivier, kanda subscribe tugendane neza cyane. Uyu munyamakuru rero yatangiye abaza uyu mugabo ati ese ujya ubona koko situation ziri muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ubona umujyi wa Uvira ukuntu M23 bawuvuyemo ubona bakongera bakawisubiza? Yamubwiye ko bidashoboka kubera ko ingabo za FARDC z'u Burundi ndetse n'abandi bafatanya bikorwa babo beza kandi ngo bifuza kurwana no gushyigikira igihugu cyabo, bifuza kuba bakora ibikorwa byiza birimo no kurinda umujyi wa Uvira. Avuga ko kandi uriya mujyi wa Uvira itazigira ufatwa uko byagenda kose kuko ngo ingabo za M23 ngo nta mbaraga zisigaranye. Niko yabivuze mu gihe harimo ibitangazamakuru byo mu Rwanda mwagiye mubona bivuga ko ngo umujyi wa Uvira utagoswe n'ingabo za M23. Yakomeje abisobanura neza ati nk'uko mubibona habaye ikibazo cy'uko leta ya Kinshasa cyangwa se leta yacu yashinzwe kwica, bayishinjije kwica abasivili, abanyamurenge, bavuga ko yari mu bwoko bw'abatutsi. Ndetse uyu nguyu yagumye asobanura ko ngo buriya ngo Twirwaneho ngo n'umutwe wemeye gukorana na M23 ariko kuko ngo babahenze ubwenge, ngo M23 cyangwa se bari abarwanyi batwirwaneho ngo ni abakongomani pire, kandi ngo Antonio Felix Tshisekedi yaraje guhindura ibintu kugeza ubwo yagabwaga ibitero. Yavuze ko birasaga cyangwa se ibibazo biri kurira muri Repubulika Demokarasi ya Kongo
bitabayeho kubera ko ngo Perezida Antoine Felix Tshisekedi ari wabaye perezida. Ati ibibazo byahiriye mu bihe bya kera kandi namwe mwese murabizi. Ati rero kano kanya dufite umufatanyabikorwa wacu ari we Leta Zunze Ubumwe za Amerika, twemeranye gukorana mu bya gisirikare, twemera ko tugiye gukorana mu guhererekanya ububasha ingabo zacu zikeneye kano kanya za FARDC kugira ngo dukomeze kurinda umujyi wacu ndetse n'ibindi. Ati kubera ko rero M23 ikomeje gushyigikirwa na Perezida Paul Kagame n'igihugu cy'u Rwanda, intwaro, imyitozo, ibyo kurya, ndetse bakanavuga ko birazira ntwaro ngo bakoresha ngo ziba zavuye mu byavuye muri Kongo. Ati rero n'amabuye y'agaciro basahura muri Kongo ubundi bakajya kuyagurisha, bamara kujya kuyagurisha bakagenda rwose bakakuramo amafaranga bakayaguramo intwaro. Ariko ubu ngubu natwe twubatse igisirikare gihamye, dufite intwaro zigezweho, ntabwo ari nka mbere bakubita ingabo zacu zirukanka. Ati rwose, ati rero ikintu navuga nuko twirwaneho, bayita ngo ni MRDP, niba ari MRDP ni ma na ra na da na pa nuko bivuga ko mbona byanditse hano. Ati icyo twayisaho no kurekura abaturage yafashemo bugwate. Ati bafashe abaturage bugwate, bafashe abanyamurenge nk'ingwate nk'imfungwa, abandi babashishikariza cyangwa se babahatiriza guhunga, babashyira mu Rwanda ku ngufu kubera kugira bagaragaze ko harimo ikibazo. Nyamara nta kibazo kirimo. Abahagumye se bari muri zone zikontororwa n'abasirikare b'u Burundi, muri zone zikontororwa n'igisirikare cya FARDC, hari n'umwe mwigeze mwumva wishwe n'abo basirikare? Ati oya, ati ntawe wigeze upfa, ahubwo tugerageza kurinda umutekano. Ati ubundi ziriya ntambara tukaba twari kuba twanitsinze kubera ko mu bihe byabanje twagiye tworohera kubera ko duzi ko dufite abaturage mu burasirazuba bwa Kongo. Umva ntabwo twakora ibitero nk'ibyo uri kubona biri kuba muri burasirazuba bwo hagati, ubona abaturage batabitayeho, haza ibisukika by'umuriro kandi bigahitana inzirakarengane nyinshi. Ati twebwe rero dushyiramo agaciro. Ati perezida wacu Tshisekedi yaravuze ngo reka dushyire ibintu mu buryo, mu bikorwa byiza, ku buryo bitari buze kugumya kubangama, bitari buze kuza kwibasira bamwe mu bantu bapfa bicwa bazize intambara batagizemo uruhare. Ati icyo twifuza twebwe ni amahoro arambye. Ati ku masezerano yo kuba Leta Zunze Ubumwe za Amerika zaraduhuje n'u Rwanda, ati baraduhuje ariko u Rwanda rugerageza kubanza kwica amasezerano yacu twakoranye na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ugumvaga ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika ari amasezerano azamera nk'ayasinywe muri za Qatar, kandi ko Qatar ari umufatanya ndetse n'umuhuza bikorwa babaga bihishanye n'undi nyuma y'intambara. Ati ibintu bivanwa ahangaha n'ubundi usanga byinshi bari amabuye y'agaciro ajyanwa mu bihugu nka Qatar. Ati rero kuba baravuga ngo baradufasha byo byasaga nkaho perezida wacu Antoine Felix Tshisekedi yaba arimo rwose arimo arakora, reka byite nka gutakira ingoyi, nta kintu rwose yabaga arimo arakora. Ati ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika turazishimira zagaragaje uruhare rukomeye no gufatira ibihano Rwanda. Ubu ngubu kuva u Rwanda rwafatirwa ibihano rwose urabona ko rusa nk'urworoheje, ntabwo ibintu bigikomeye nka mbere hose. Ati niyo mpamvu rero tuvuga ko ibintu umutekano wo muri Kongo urimo uragenda neza. Abasirikare bacu ba FARDC bari kubona imyitozo ihambaye, bari kwigishwa gukoresha intwaro zigezweho za tekinoloji, icyo M23 yaturushije. Ati bamwe mu bayobozi babanje mu gihugu cyacu barimo n'abari aba Joseph Kabila bagambaniye igihugu cyabo na ba Colonel Nanga bagambaniye igihugu cyabo bakajya kwifatanya n'abari abasobozi ngo bakomotse mu Rwanda. Ni kabise sinjye bivuze, ndimo ndagusobanura ibyo yasobanuye ahangaha. Turaza no kugera ku mungu wa Imana harabura gato. Ati rwose yani bigaragaza ko harimo abantu bagaragaza ko bakunze igihugu cyabo kandi nyamara ari nyamabi nta gihugu bakunda. Ati nka Joseph Kabila yasahuye imitungo w'abaturage aririra, yagwiza mu bigega by'iwe n'imiryango yiwe, ubundi amafaranga amaze kumurenga arangije ashaka no kwigurira ku butegetsi bwa Antoine Felix Tshisekedi, perezida uriho mwiza wacu wari umaze gufata ubutegetsi. Atari ku ubu ngubu ibintu bimwe biragenda bisubira mu buryo, ibintu bimwe biragenda bisubira uburyo. Turashimira Leta Zunze Ubumwe za Amerika. FDLR ni umutwe koko uri muri Kongo kandi wahungiye mu bihe bya mbere, bisa nkaho n'ibibazo byabaye uhereye mu myaka yashize nk'igihumbi 1996 byose ariho byagiye bikururana kugeza n'uyu munsi kuri no mwaka cyangwa se muri mwaka wa 2025. Uyu munyamakuru kandi yongeye kumubaza ku bijyanye ndetse n'inteko nshinga ashaka guhindura kongera kwemerera cyangwa se guha indi manda bwana Tshisekedi Chilombo. Vuko yabisubije ati perezida Tshisekedi se atayoboye igihugu nka Kongo ubundi cyayoborwa nande. Ati yakoze ibikorwa byinshi birimo no guhangana na ziranye ishyamba rwose, ubundi ataza kuba ari we igihugu cyari kuba cyarigaruriwe. Ati ndakurahiye uyu ataza kuba perezida w'igihugu Antoine Felix Tshisekedi wagiye ujya hano agapfunda imitwe hirya no hino agashabika kabasha kuhagama bari abagizi ba nabi n'ina mitwe y'ibyihebe. Ubu ngubu igihugu cya Kinshasa banaragifashe, ubu ngubu tuba turi ku ngoyi
yabariya bita ngo nabashaka guhindura igihugu bakagishyira uko bashaka nyamara bica abaturage. Ati bakitwaze ngo baje gutabara abantu, niba baraje gutabara abantu babwire MNDP cyangwa se twirwanihire kure bamwe mu basivile bafite birirwa bitwaza, ndetse ugasanga niwe ari kubigenderamo ngo drone zabarashe nyamara ari bo bica. Nibigaragaza ko barana ari abagizi ba nabi, nta keza rwose bifuriza igihugu cyacu. Ugasanga harimo n'abantu batwigumuyeho bakajya ku ruhande rwabo ariko nyuma bakaza kubyicuza. Ati uruhande ruzatsinda uri kubona hakiri kare ibintu bisa nkaho biri kujya mu buryo abazatsinda rwose. Ati ingabo z'u Rwanda niziva ku mupaka cyangwa se niziva ku butaka bwacu, ndetse twiteguye rwose gukora ibishoboka byose kugira ngo ibintu bijye mu buryo. Twiteguye gufatanya na Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'igihugu cy'u Rwanda nikibishaka, kandi kitanabishaka mu minsi iri imbere haraza kuba intambara. Ati umujyi wa Uvira gufatwa byo ni mu byibagirwe burundu, kuko ntabwo bizabaho nabwo bizigira bishoboka ko uriya mujyi wakwigarurirwa. Tuzakora ibishoboka byose turwaneho. Bamugejeje kumubaza ku kibazo cya Jean-Luc Habyarimana, uyu mwana wahoze ari uwa Perezida Habyarimana, mvuko yagisubije. Ati Jean-Luc Habyarimana, ati Jean-Luc ni umwe mu bantu b'inshuti, ntabwo muzi ibintu byinshi bihambaye, ariko icyo nzi ngo nuko ari umwana wahoze ari Perezida w'u Rwanda wabayeho, waje no gupfa ubwo indege yaraswaga mu myaka yabanje, ndetse byanakurikiye jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda, ari naho bafitanye inkomoko n'ira uriya mutwe w'FDLR. U Rwanda ruvuga ko abenshi cyane ngo babarirwa hagati y'ibihumbi 8 n'ibihumbi 10 bari muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, nyamara abenshi bari mu bice bigenzurwa nabo, ndetse abenshi usanga FDLR nyinshi ngari nabo bayikoze ku bw'inyungu zabo bwite n'ubusahuzi no kugaragaza ko ikibazo gihari rwose aribo bakigifite. Muri iyo mpamvu twabasabye ko babanza kuvanaho ingabo zabo, ndetse kandi tukabona kuyisenya, kuko abazaba basigaye bazaba bagaragara, ntago bazaba ari umubare nyamwinshi nk'abo bashobora kuba bahimba, kuko ni ibintu bigaragara. Turabizi neza ko twatatswe n'ibihugu byinshi n'uruhurirane rwabyo birimo Uganda, Kenya n'u Rwanda, ariko u Rwanda niko twabigizemo imbaraga nyinshi cyane. Niyo mpamvu n'ibiganiro bya Qatar twaje kubitera utwatsi, kuko twaje kuvumbura ko nta hantu turi kuvana naho turi kujya, turimo turatakira abarimo baradutwarira umutungo wacu. Ati ari amabuye Rwanda se ruyajyana he? Kuko twaje gusanga umubano uri hagati y'u Rwanda na Qatar ari wo wishati Perezida w'igihugu cy'u Rwanda yahoraga muri Qatar mu biganiro bigiye bitandukanye. Niyo mpamvu natwe twaje gukora ibishoboka byose tukisunga Leta Zunze Ubumwe za Amerika, kandi tuzakorana neza tugeze kwitsinzi. Ati noneho Jean-Luc Habyarimana ni inshuti cyane na Perezida Felix Tshisekedi, ibyo baganira ni ubushuti, kumusura nk'ibisanzwe nk'abanyepolitike bose, cyane ko ari n'umwana wahoze ari Perezida w'igihugu mu bihe byabanje, ariko ibyo gukorana byabo simbizi. Ariko cyonse cyo nuko najyaga mbona bitangazamakuru bimwe byo mu Rwanda byandika mu rurimi rw'icyongereza n'igifaransa bavuga ngo Jean-Luc Habyarimana kwifatanya na Antoine Felix Tshisekedi kurimbura no gushaka guhirika ubutegetsi bw'u Rwanda, nyamara si ukuri. Ariko ubwo bazabifata uko babishaka nuko babyumva. Ati inzira za politike zica mu bihumbi bibiri, buri wese afite uko agomba kwirwanaho kugira ngo agere ku gisubizo ashaka n'uburyo arambye. Icyo cyari ikiganiro rero abangaba bagiranye bari kuvuga ko twirwaneho ari umutwe ndetse w'abakongomani, bakabasaba ko barekura bamwe mu banyamurenge bafashe nk'imbohe bakajya mu bice bikontororwa n'ingabo za FARDC ndetse n'ingabo za FDN imbizi y'u Burundi, kuko ngo bice bafite nta kibazo na kimwe kibirimo. Bakavuga ko ngo bakabeshye abantu cyangwa se ngo bashake kuribya uburari, kubera ko ngo umutekano urahari. Ageze ku kibazo cya Jean-Luc Habyarimana avuga ko nta kintu na kimwe abiziho, ndetse ageze no ku kibazo cyo kuba inteko nshinga amategeko ya Leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo igomba guhindurwa mu rwego rwo kongerera Bwana Chilomba Tshisekedi, Perezida wa RDC, igihe agomba kuyobora ndetse cyangwa se kumwongera manda. Bavuga ko bishoboka cyane ko Perezida ni umuhanga cyane, ngafite inararibonye mu butegetsi, ndetse ngibigomba kuba rero ngo nuko nawe agomba kongera guhabwa izindi manda, kandi ivyo nta gihugu kina kimwe kigomba kubonamo ikibazo, kuko kurebye ngo nkaba Perezida w'igihugu cy'u Rwanda Paul Kagame ayoboye imyaka myinshi cyane, urebye Yoweri Kaguta Museveni ayoboye imyaka myinshi cyane, urebye Perezida wa Congo Brazzaville nawe wagambaniye abakongomani bagenzi be ngo nawe ayoboye imyaka myinshi cyane. Ati ikibazo rero gihari rero na Antoine Felix Tshisekedi umuhanga dufite ngagomba kuyobora igihe kirekire. Kandi kuko nuko byavuzwe, nuko byagenze, nuko mbigusobanuriye. Imana ibahe ibyo kurya, amafaranga n'ubuzima buzima. Nyene twagora ibi twa Exafin for News. Ikindi ushaka kumva tegereze tuzakigwa mu yindi minsi. Ciao ciao.